tubahaye ikaze cyane muri bya biganiro byiza biri kuganira bigaruka ku byerekeranye n'imibereho mu muryango, uburezi mu muryango, family education, ubundi twanabyise complementary education, uburezi bwunganira n'ubusanzweho, uburezi bwibukiranya umuco, indangagaciro, ubutwari, amateka y'abanyarwanda, mbese n'ibindi byinshi bishobora gutera abana umwete, ariko no gukemura amakimbirane mu muryango. Nabwo ni uburyo bwo kwiga, haba no ku bantu bakuru bakagenda bamenya nyine ibyakorwa, kandi bishobora gufasha ugasanga bikemuye ibibazo byinshi, tukaba abafasha cyangwa se abunganira n'inzego za leta mu buryo basanzwe bakora. Tugiye kuganira ku iterambere ry'abana mu mikurire yabo, haba mu mubiri, haba mu bwonko, haba ndetse n'amarangamutima. Bakunze Biboneye TV rero murabyumva, turakwibutsa kubanza gukanda aho ngaho kuri subscribe, kuri like, kora comment, kandi n'ikiganiro gihe abandi kugira ngo nabo bagende bumva nyine byiza. Uko mugenda mukora ibyo byose tubabwira, bifasha mu gutuma urubuga rwihuta, mu gutuma YouTube nayo igenda irekomanda cyangwa se ibwira abandi kugira ngo barebe ibyo biteye abandi amatsiko. Uko mugenda mukoraho bakabona nyine biteye amatsiko, nababyereka n'abandi, maze tukomeze tuzamure uyu muryango, tuganire kugira ikinyiro n'ubwo burere bwo mu muryango, cyangwa se iyo gahunda twise imbonezamuryango n'urubuga rw'abato, aho tuganira nyine ku muryango biwubamo. Kandi iyo gahunda, iyo porogaramu cyangwa se gahunda ntoya, tubona ko yegamiye kuri gahunda nini twise Ibiboneye Research and Training Center, cyangwa se Tyaza Ubwenge Duhugurane, nabyo tukabyegamiza kuri ya nkingi yacu twita mindset change. Turimo turaganira rero kandi ibiganiro byiza. Ikiganiro cya none turaganira ku iterambere ry'abana ndetse no kwita ku bana bafite ibibazo byihariye mu mikurire yabo. Iyi episode iribanda ku iterambere ry'umubiri n'ubwonko bw'abana, ndetse no kwita ku bana bafite nyine za mbogamizi mu mikurire hakoreshejwe uburyo bw'uburezi bwuzuzanya. Tuzareba kandi akamaro k'imirire myiza mu gufasha abana gukura neza no gukora neza mu mashuri. Iterambere ry'abana, hari ibyo ababyeyi n'abarezi bagomba kumva. Iterambere ry'umubiri, ubwonko n'amarangamutima ni ingenzi mu mikorere y'umwana, kuva ku bwana kugeza urubyiruko. Kumenya neza ko imihindagurikire y'umubiri ni ingenzi kugira ngo ababyeyi n'abarezi bashobore gufasha abana kumenya no kwitwara neza muri buri cyiciro cy'ubuzima. Bwa mbere, umwana mu bwenge, abana bakura bagaragaza ubushobozi bwo gutekereza, gukemura ibibazo no kumenya ibintu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ukabona umwana aragenda asa naho yishakira inzira, yihitiramo ko yakemura ibibazo. Ni abarezi rero n'ababyeyi bakwiye kumenya icyo kintu. Hanyuma mu mubiri, abana uko bagenda bakura nibwo usanga batangira gukora imyitozo ngororamubiri, bashaka gutambuka, kwiga kuba nawe yamenya guhamya intego, ndetse no gukoresha amaguru n'amaboko mu buryo bw'imyumvire. Ukabona bigenda bigaragara. Imyitwarire n'amarangamutima, naho emotional development, igihe abana bakura bashobora kugaragaza amarangamutima, bagashaka uko ubwabo bakemura amakimbirane, ndetse no kumva bagirana imibanire myiza n'abandi bana bangana nabo. Abana batangiye kwiga bakiri batoya rero, bigenda bibafasha gukora ibikorwa bifasha abana kurushaho gusobanukirwa isi n'uburyo bashobora gukemura ibibazo mu buzima bwabo. Ni bimwe mu byiza mu kugira abana bafite ubushobozi bwo gutekereza neza no gufata ibyemezo byiza. Ahandi turavuga ngo kwita ku bana bafite ibisubizo, ntabwo twabyitaho ngo kubashakira ibisubizo. Abana bagiye bafite ibibazo byihariye, ni ingenzi kwita ku bana bafite ibibazo byihariye mu mikurire. Harimo abana bafite ubumuga bw'umubiri cyangwa se ubw'ubwenge,
ubumuga bw'umubiri cyangwa ubw'ubwenge. Uburezi bwuzuzanya bugaragaza uburyo ababyeyi n'abarezi bashobora kubafasha mu kwinjira mu muryango nk'abandi, gukura neza no gukemura ibibazo mu buryo bufite ireme. Inkingi z'uburezi bwuzuzanya mu gufasha abana bafite ibibazo byihariye harimo uburezi bwuzuzanya bwemera ko abana bose bagira amahirwe angana mu mashuri no mu bikorwa no mu gukura neza. Bwa buryo bwacu bw'uburezi bwuzuzanya ariko harimo noneho no bwa buvuzi bwuzuzanya n'ubundi nka physiotherapy, aho hashobora kuboneka nk'ibimera bishobora gufasha muri ya myivumbagatanya, ya mivurungano y'imisemburo, ububabare bw'imitsi yumva no gutuma abana bahabwa imirire myiza. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko abana bafite ibibazo byihariye mu mikurire iyo bahuye na gahunda z'uburezi bwuzuzanya bashobora kugera ku ntera nyinshi mu buzima ndetse bagahabwa ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'imikorere, ubuzima bw'imyororokere, kugaragaza neza ubushobozi bwabo ndetse no gukemura ibibazo bagerageza guhura nabyo mu mashuri. Hari imirire myiza no gufasha abana gukura neza. Imirire myiza ni intambwe ya mbere mu gufasha abana gukura neza no kwiga neza mu mashuri. Imirire y'abana bato ifite uruhare runini mu iterambere ry'ubwonko kuko ibyo barya bigira ingaruka mu gukora kw'imikorere y'ubwonko, kwiga no gukura neza mu mashuri, ubundi n'ikorwa ry'imisemburo. Mu gukemura cyangwa se mu kurwana n'ibibazo ndetse na cyane ibibazo bya malnutrition, ahandi usanga abana banagira anemia, usanga bafite imikurire itameze neza. Abana bakeneye ibiribwa bikungahaye nka vitamine A, vitamine C, vitamine D zifasha mu gukomeza amagufwa n'amenyo. Bakeneye ubutare, iron cyangwa se feri. Ni ngombwa kugira ngo umubiri ugire ubushobozi bwo gutwara umwuka wa oxygene. Bakeneye proteine kandi kugira ngo imitsi, amaboko ndetse no gufasha imikorere myiza y'umubiri. Ibiribwa byiza ku bana ni ingenzi, birafasha. Ubwo akenshi twavuga nk'amafi, imboga, imbuto n'ibinyampeke. Turibaza nanone kwirinda indwara zisanzwe ziboneka ku bana. Kwirinda indwara zisanzwe ku bana ni intambwe ikomeye mu kubungabunga ubuzima bwabo. Abana bajya bagira diare, abana bajya bagira indwara ziturutse ku isuku nkeya nka infection mu maraso, abana bagira utubazo dutandukanye. Kwirinda rero izo ndwara zisanzwe ni intambwe ikomeye mu kubungabunga ubuzima bwabo. Imirire myiza ifasha abana kwirinda indwara zituruka ku kutabura intungamubiri, zituruka ku kubura intungamubiri nka anemia cyangwa se uburwayi bw'ubwandu buterwa n'ubwandu. Ababyeyi bagomba gutoza abana imico myiza harimo gukaraba intoki, kwirinda ibiribwa byanduye ndetse no gukurikiza amabwiriza y'isuku, kugira ngo abana birinde indwara zituruka ku mwanda. Ni ngombwa ko ababyeyi basobanurira urubyiruko uburyo bwo kwita ku buzima bw'imyororokere, harimo kwirinda ibibazo byo kwandura indwara zifitanye isano n'imyororokere, ubwo turavuga nka sida n'izindi. Aha rero abakunzi ba Biboneye TV kandi abakunzi baza gahunda zose za Development Network uko ari 16 ziriya twise Biboneye Health Programs, murabibona ko muri iyi minsi turi kuganira cyane kuri iyi gahunda twise Biboneye Research and Training Center, ubundi tukayita Tyaza Ubwenge Duhugurane, ariko agashami k'iyo gahunda gatoya twise Imbonezamuryango n'urubuga rw'abato, tukabyita nanone Family Education, tukanabyita Complementary Education, uburezi bwunganira n'ubundi. Rero turabasaba nanone mukore subscribe, mukore share, mukore comment, kugira ngo na YouTube igende ibona nyine ko uko mugenda mureba ntago mureba gusa mwitambukira nta kintu mukozeho, kandi mujye mugerageza kureba nyine mugeze kuri iyo minota 5, mbese murebe ni mubyiteho biragenda bidufasha mu kubikuza. Mu kiganiro nyine murabyumvise twibanze ku iterambere ry'umubiri n'ubwonko bw'abana, kwita ku bana bafite ibibazo mu mikurire ndetse no kugufasha abana mu gukura neza mu buryo bw'imirire no kwirinda indwara.
Uburezi bwuzuzanya n'ubuvuzi bwuzuzanya rero byerekana ko buri wese afite uburenganzira bwo gukura neza, guhabwa amahirwe angana mu mashuri no kugira ubuzima bwiza. Muri abantu beza rero mukomeze mu gendane natwe, duhamagare cyangwa se mutwandikiye kuri 0782 660 611 0782 660 611. Bakunzi b'One TV rero ntimuzacikwe n'ikindi kiganiro bizakurikiraho. Tugomba kugenda tuganira ku buryo bwo gufasha abana gukura neza, gutoza imiryango, gukoresha ubuvuzi bwuzuzanya no gushimangira iterambere ry'imirire myiza mu rubyiruko. Naho gutaha. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.